Tujye kwakira MC Kandi na Musa, ndashaka ko mubakira n'amashyi menshi cyane. Ladies and gentlemen, amashyi menshi cyane twakire MC Kandi na Musa. Murakoze, nitwe Musikandi. Nanjye nitwa Musa. Turi impanga. Mu rugo n'indu. Umunsi babivumbuye ari kwa Mungu. Ufite ibibazo. Bo, nuko rero muri iyi minsi manze mukomera amashyi uziba yakomeye dore babasinze. Mukomera amashyi abanyerondo muri show. Urumva? Muri ibi bihe reka dushimire leta y'u Rwanda. Niyo twavugaga. Mu gutayishimira ubwo afite yawe. Nuko ari gahunda. Hanyuma Kitoko yagarutse mu Rwanda. Byakunda yishimiye kugaruka iwabo. Oya yatahanye inkuru nawe bura yaje azibara nawe. Ibaza umuntu waje akigera mu Rwanda ngo Meddy yashinze urusengero. Barakorerana kubera imirimo ngo harabiba bigoye babaza uko babayeho no gufatanya. Ngo babatwara ibikamyo ngo bakora. Cyo nashaka kuvuga si icyo nubwo wihuse muri ibyo bintu. Abo nashaka kuvuga nyine urabona ko abasitari nabo bari gushinga insengero. Noneho ngiye nkaba nibaza. Ntacyo kampe kwibaza nanjye. Ariko wipfa dukora ibintu twabijyanyemo inama. Ikibazo ko turi kuvugana ibintu bimwe ukampindukana. Ngiye ndibaza. Nanjye nkibaza. Ntabwo ari we wibaza. Ngiye wari ukubajije. Twibarize hamwe nk'ibisanzwe nabyo. Turibaza. Iki? Nk'ubu ngubu biramutse bibaye ngombwa abo basitari nk'uko bavuze ngo Meddy yubatse urusengero. Ntabwo uko babivuze nk'uko Meddy yatangije urusengero ni ibintu biriho. Ni inkuru twumviyanye Kitoko bura wasanga nabeshya. Bamara imyaka nk'ingi ukabeshya mu Rwanda. Ntabwo bibaho. Bikaba ngombwa ko bo nabo baba abasitari. Urumva n'igihe umuntu ngo bitewe n'uwamwigishije ari bwafashwa. Oya buriya abasitari be influence abantu benshi cyane. Sibyo? Bivuze ngo niba Meddy yarabikoze nge natangiye kwibuka ari idini barigitangwe. Oya. Bakavuga ati reka abo bantu tubashyiraho ngaho nyine ndakwihindutse nanjye. Tubashyiraho ngaho nabo bagire bazajya batwigisha ijambo ry'Imana. Ari nk'igihe haba amateraniro ugasanga abantu bose haje abapasiteri benshi. Usanga nko kuri uwo murongo w'abapasiteri habaye abapasiteri benshi. Tugasanga dufite nk'abantu muri showbiz abo dufite nibo babaye abapasiteri. Nta muntu ufite Bibiliya hano? Bibiliya urayifite wowe? Okay. Nizaho gatoya. Se usanzwe wigendana? Cyangwa uri umuzungu uzayiwaza? Niko ntabwo mbyumva ukuntu umuntu w'umugabo agendana Bibiliya. Oye ikibazo si umugabo ugendana Bibiliya. Ni iki? Ahubwo ikibazo n'uwo ibonanye. Ahubwo si mugani. Ase Bibiliya ubundi ubu niyora. Ndebe wasanga. Sanga ari amadeni y'akabari. Niyo. Wakiriye agakiza ariko uvuye mu busambanyi. Iyi Bibiliya iri guhumura amavuta y'agakingirizo n'ukuri. Akira sha pasiteri we. Noneho uretse gato ya pasiteri. Urumva? Gake barakizwa ntago basariramo. Okay. Bakristo bene data rero mwakoze kwitabira iteraniro ryacu. Tugeze mu kanya keza ko kumva ijambo ry'Imana, reka twakire Pastor Ismail Mwanafunzi Korode Niso. Pastor Ismail Mwanafunzi mwegere imbere mutugeze ijambo ry'Imana. Haleluya. Oya Mwanafunzi ntago muzi nta naho muzi ariko nkurikije ubwenge Mwanafunzi aza ntago yaza agenda gutya. Mwanafunzi we na simuzi ariko byangajya ko nashaka kuba agenda nka gutya. Simuzi pe. Nta hantu muzi ariko ntago Mwanafunzi agenda ashaka kuba agenda nka gutya wenda. Mwanafunzi gutya. Gerageza. Ndagusuhuje. Wowe uteranya natwe bwa mbere. Nkuko babibabwiye diakoni nababwiye nitwa Pastor Ismail Mwanafunzi. Aha turi mu rusengero. Urusengero ni iki? Ntakubeshye
nanjye nta makuru mfite ku rusengero, ni ibintu byazanwe n'abamisiyoneri mu Rwanda, tubikurikira uko. We wicaye aho nanjye uhagaze aha, twese turi kwibaza ati ni gute twisanze aha hantu? Ni gute twisanze ahantu nk'aha, aho wowe nanjye tuza ntawe uduhamagaye, nyamara twese ikituzanye ari kimwe, ijambo ry'Imana. Ndasaba Diyakoni atsomere muri Yohana ibice 3 umurongo wa 16. Yohana ibice 3 umurongo wa 16 handitswe ngo, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Amen. Nk'uko mubyumvishe, Diyakoni arakoze cyane. Nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo uwizera wese adarimbuka, ahubwo izamuha ubugingo buhoraho. Ibi bintu birakomeye cyane, kubona umuntu afata umwana we w'ikinege akamutanga, umwana umwahirira, umuvomerera amazi, by'umwihariko akaba imfura ye yonyine agira rukumbi. Wowe wicaye aha nanjye uhagaze aha, biragoye kumva ukuntu watanga umwana wawe w'ikinege. Urakavuze nkaho ntawagerara. Reka twakire undi mupasiteri. Imana yashimye ko dutera nawe tubafite ari benshi. Reka twakire Pastor Kasuku, umwanya n'uwanyu. Yubura ku kademarishe ka Kasuku gahunda. Yes, ibihe byiza uteraniye hano nacu bwa mbere. Ndagira ngo nkubwira aracyari Jessica zo amipanga icyogere mu nkuba, umwami w'abagore. Ikintu ngenje kwigisha ahangaha ni ikintu kijyanye n'urukundo boro. Narababwiye ngo abantu mwese mugende mukundane, muragenda murabyanga. Njya nkunda kuvuga ibintu abantu bakavuga ngo Jessica zo amipangu ngo ngira amagambo, ariko ikirukundo cyo ntago ari amagambo papa. Urukundo ndi kuvuga, bwira mugenzi wawe ngo Yesu ashimwe boro. Buriya urukundo rwahozeho kuva na kera, usibye ko bajyaga babikerensa bakabica ku ruhande. Hari icyana ngo ni Abeli cyafashe murumuna wa Gahini kiraguba. Pastor, mwibeshye gato, ni Gahini wishe Abeli. Nkijijwe vuba rega. Gahini niwe wishe Abeli, yaramugubanyije. Hari icyana bita Gahini cyafashe Abeli bavukana kiragubanya, kirakubita. Kiriya cyana ngo ni Gahini, nanjye njya nyitekereza nkumva vugana. Ariko nanjye umunsi umwe nabaye pasiteri, ngicara hano kuri Kabyini imbere ya pasiteri nyina. Mujye mukundana boro. Twihutishe rero, dufite abapasita benshi twabashe kugendererwa na bene data batandukanye. Reka twakire pasita y'ampano kuri gahunda niwe dukurikijeho. Hanyuma twihutishe gahunda. Pasita y'ampano, umwanya n'uwanyu. Haleluya. Haleluya. Jewe rero ijambo riri kumfasha muri iyi minsi, Pastor Diyakoni ni urizi, ntari basomere basomere nawe ararizi. Ijambo riri gufasha pasita y'ampano ni mu Bakorinto ngo niba kwifata bibananiye nimurongorane, kuko kurongorana biruta gushyuha. Haleluya. Niwesha sinzi niba uri kumva icyo kintu. Bakristo bene data, mwumvisha hano Diyakoni adusomeye ngo niba kwifata bibananiye nimurongorane. None se
niba mfashe umugore wanjye nkamurongora kwibaza byananiye kuki ubundi biba ikibazo. ariko abantu benshi aho nakirijwe batangiye kungendaho ngo narakirijwe bakazajya babura ibintu banshinza ngo mfite igitwe gihengamye ngo gishara gutya ngo wagira ngo ni nanjoro. sinzi niba uri kumva icyo kintu. tubandanye twandandire hehe? twakire pastor ukurikiye. Umupasiteri ukurikiye rero reka tumwakire tunasoze n'amateraniro yacu dore turimo turagenda. Reka twakire pastor Kurode yaguteye inda akwima indezo. Kurode ni muntu ki mu buzima bwawe? Reka twakire pastor Ndahiro Valence Papi adusoreza n'amatero yacu ubundi twitahire. Ndahiro n'uwanyu mwanya. Bakristo bavandimwe, nitwa Ndahiro Valence Papi. Turahagana mu masaha y'isa 3 tugiye gusoma muri Yohana ibice 2 kuva ku murongo wa mbere. Ngubwo Yesu yageraga i Kana ahabereye ubukwe, uwari warongowe simuzi, gusa icyo nzi nuko habaye kurongorana. Nuko Yesu abonye ngo ibintu bidahagije, asaba bari aho bose gufata ibyo bari bafite, maze ahindura amazi divayi. Gusa iyo divayi ikomeza gutera abantu urujijo, aho bamwe basomaga bagasinda bakavuga ngo iyi si divayi gusa, ahubwo ubanza ari inyanga. Ariko urabona ko iherezo ryawe ari ribi. Ndimo ndarangira nawe. Sawa rero. Urakoze cyane. Muri iki gihe cy'iminsi mikuru muri Samsung 250 tubafitiye promosiyo. Buri product yose wagura muri Samsung 250 iguhesha amahirwe yo kwinjira muri tombora yo gutsindira ibintu bitandukanye. Muri ibyo bihembo harimo moto, harimo machine za laptop, harimo na smartphone n'izindi accessories zitandukanye zo muri Samsung 250. Si ibyo gusa kandi watsindira tiki kujyana gufata lunch muri hoteli zitandukanye, harimo Serena, harimo Onomo ndetse na Marriott. Ukaba wanatsindira tiki kujyana muri concert ya Israel Mbonyi, ndetse ukaba wanatsindira tiki ya VVIP muri Gents Comedy. Muri abo nyamahirwe harimo n'abazabasha gutsindira amafaranga azatuma barangiza umwaka bameze neza. Gana iduka rya Samsung 250 rikwegereye nawe ube umwe muri abo banyamahirwe.